Biravugwa yuko Bijoux wo muri Bamenya yamaze gutandukana n'umugabo we, basibye amafoto y'ubukwe bwabo. Lionel umugabo we byose amaze kubivuga, nibyo tugiye kuganiraho muri iyi nkuru ya kano kanya, yuko Bijoux wo muri Bamenya yatandukanye n'umugabo we, hanyuma barangiza bagasiba n'amafoto y'ubukwe bwabo nk'uko Lionel yabitangaje. Hanyuma murabizi neza yuko hari ku itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2022 nibwo Aline Munezero uzwi ku izina rya Bijoux muri filime y'uruhererekane, ni filime ya Bamenya, yakoze ubukwe n'uwitwa Lionel Sentore. Ubu bukwe bukaba ari ubukwe abantu batunguwe n'ibintu byinshi cyane kuri bwo, cyane cyane ko Aline ari umustar, ariko icyabatunguye cyane kurusha ibindi nko bakomeje kugenda babivuga mu bitangazamakuru bitandukanye, nuko ngo hari ukuntu hatigeze humvikana cyangwa se ngo hagaragare byibura n'inkuru cyangwa se amafoto avuga yuko uyu Lionel yaba yasezeranye mu mategeko na Bijoux nk'abandi bastar bose. Ibi rero byabaye uyu munsi yuko batandukanye, nibyo tubazaniye kuri Apple Rwanda Radio TV. Reka twizere ko mwamaze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye, ndetse mukaba mwasangiza n'abandi aya makuru bakabasha kugenda bamenya ikiri kujya imbere hagati y'abastar batandukanye, amakuru y'ibyamamare ndetse batandukanye hirya no hino. Aka kanya rero ibingibi byateje amagambo yo kuba uyu Lionel yarabanye na Bijoux, ariko abantu bakabona nta mafoto, nta buryo bwo gusezerana mu mategeko, ni bimwe byagiye bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byateje amagambo menshi cyane ku buryo byatangiye no kuvugwa ko urukundo rwa Bijoux barimo kurugera intorezo, ariko nanone byari bifite impamvu, kubera yuko mu mwaka wa 2021 ubwo hashiraga amezi 3 gusa uyu Bijoux yambitswe impeta na Benjamin, abijuru bahise n'ubundi batandukana, maze Bijoux ahita akundana n'uyu Lionel Sentore, ari naho abantu bahereye bavuga yuko ngo uru rukundo rushobora kuba rutazaramba. Ese muzi kuri ibyo batekereje byaba byabaye impamo? Ibyo nibyo tugiye kugenda turebera hamwe mu nkuru yacu ku buryo burambuye, ni inkuru y'uyu munsi. Amakuru rero atangwa n'abantu batandukanye, baba abakurikiranira ibya showbiz hafi, avuga yuko urukundo rwabo rwavuzweho amagambo menshi cyane, ndetse bamwe banavuga yuko ngo ibi biri kuba ari uko uyu Bijoux yishakira visa yo kumujyana hanze y'igihugu, cyane cyane ko uyu musore Lionel ari mu diaspora, bityo ngo Bijoux yari arimo kumwifashisha kugira ngo abigereho maze asohoke igihugu. Ari nabwo nyuma y'igihe gito batandukanye, ari nabwo tariki ya mbere Mutarama 2022 bahise bakora ubukwe. Ibyo byose ni amwe mu magambo yagiye avugisha abantu benshi, bacika ururondogoro, haba kuri Instagram, haba kuri Twitter, ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga, bakomeza kugenda bavuga urukundo hagati ya Bijoux ndetse n'aba basore bakomeza kugenda babana kugeza magingo yangaya. Rero ubu ngubu Bijoux abarizwa mu Bubiligi, gusa nanone urukundo rwe na Lionel rwaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane yuko Instagram z'aba bombi ari nako hagiye hatangwaho amafoto atandukanye, amashusho, maze yaba ari kuri Instagram ya Bijoux yaba ari Instagram ya Lionel, aba bombi bagakomeza kugenda bakurura impaka hagati y'abafana babo ndetse n'abakurikira. Ariko igitangaje muri iyi minsi bitunguranye, haba kuri Instagram ya Aline Bijoux ndetse haba n'iya Lionel Sentore, amafoto yose agaragaza ubukwe bwabo yasibwe. Iki ngikiro nicyo cyatumye ibitangazamakuru bitandukanye bikomeza kugenda bigaruka kuri aba bastari bongeye kuvugwa. Natwe Apple Rwanda Radio TV tukaba twavuze yuko twabakusanyiriza amakuru yizewe. Amafoto yose agaragaza umubano wabo yarasibwe, bivuze yuko ngo nta mafoto y'ubukwe cyangwa se indi foto
ariyo yose igaragaza umubano hagati y'aba bantu ushobora kuba wabona ku mbuga nkoranyambaga, ari naho biri guhera bivuga yuko ngo urugo rw'aba bombi ngo rwamaze gusenyuka burundu ngo nyuma y'amezi 5 gusa basezeranye. Ese aya makuru yaba ari mpamo? Tugushimire gukomeza kubana natwe kugira ngo tukugezeho byinshi cyane bitandukanye. Kuba Bijoux yatandukana na Lionel bivuze iki? Uyu musore rero, uyu nguyu Lionel Sentore yakoze ubukwe na Bijoux nyuma yuko nawe yari yarambitse impeta mahoro. Ahangaha murabizi ko ibingibi byaravuzwe cyane. Umwe mu bakobwa bari baritabiriye Miss Rwanda 2020. Nyuma rero yo kubona ibi byose abantu bakavuga yuko nyamara ngo uru rugo ruri mu cyendero, bagiye bavuga yuko nyine bitameze neza. Lionel yagize icyo abivugaho, ni naho twahereye iyi nkuru dutangira. Yagize icyo abivugaho, yakoranye ikiganiro na Chita maze avuga yuko ngo urugo rwabo bigaragara yuko ngo ruri mu mucyendero cyangwa se ruri mu marembera. Ese uyu munsi rwaba rwasenyutse? Nibyo turi gukomeza kugenda turebera hamwe. Amakuru rero arakomeza agenda avugwa. Ubwo bamubazaga niba we na Aline baratandukanye kubera yuko amafoto yari ari kuri Instagram ya buri umwe yasibwe, Lionel yasubije avuga yuko atari ko bimeze. Ati njyewe n'umugore wanjye ntabwo turatandukana, ati nidutandukana byanga byakunda abantu bazabimenya, rero nta kibazo dufitanye kugeza ubu ngubu. Icyo ni igisubizo yatanze ubwo twebwe tubaye abambere batangaje ibi ngibi. Abajijwe niba koko nk'uko babivuga ko Aline bakoze ubukwe atwite, yasubije avuga yuko ngo abantu bavuga ibyo ngibyo bashaka, ariko ngo nanone siko bimeze kubera yuko ngo bazanareba igihe azabyarira maze bapime iminsi barebe niba koko wa mugani bitageze ku mezi 9 babanye nk'uko bisanzwe bigenda. Kugeza uyu munsi abantu cyane cyane abafana ba Bijoux ndetse n'aba Lionel usanzwe uririmba n'injyana gakondo bakaba bari mu rujijo, ariko nanone haba ari kuri Aline ndetse na Lionel ntawe uravuga byeruye ku mpamvu yatumye amafoto agaragaza umubano wabo ndetse n'ubukwe yarasibwe. Akaba ari naho harebwa niba koko ibyo bavuga byanga byakunda urugo rwaba ruri gucyendera. Gusa kuri Instagram ya Lionel hasigayeho amafoto yagiye gusaba gusa. Nuko nguko rero bimeze. Ubukwe bwabo bukaba bwari bwavuzweho byinshi cyane ndetse abantu batangira gutanga ibitekerezo bavuga bati abangaba ntabwo urugo rwabo ruraramba. Nibyo ngibyo rero abantu bakomeje kugenda bavuga muri sinema, mu myidagaduro ndetse kuri ibi byamamare bitandukanye, yaba uruhande rwa Bijoux ndetse no ku ruhande rwa Lionel. Ni Up Rwanda Radio TV on update. Ubwo ngubwo byose nuko uko bihagaze ku bakunda amakuru y'abastari. Reka tubashimire kubana natwe mu nkuru yacu y'uyu munsi. Don't live without subscribe. Weho manza ukanda subscribe, hanyuma andi makuru akugeraho mu kanya nayo aze kugushimisha. Byinshi cyane tubategurira, turabakunda. Hasta la vista.